Yesu ashimwe mwene data, reka n'ubundi dukomeze twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana ishaka ku buzima bwawe niwagira imbaraga z'umutima wo kwizera. Iyo Imana umutungo iduha ukomeye kuruta indi mitungo yose ni ukwizera. Ni umutungo ukomeye, Imana irabikunda cyane. Umwuka wera ikoresha ukorera mu kwizera, kuko umwuka wera araza akavuga ngo Imana iguhaye umugisha ukawubona kuko bivuye mu kwizera. Ariko udafite kwizera irakubwira ngo nguhaye umugisha ukawutegereza ntuwubone, kuko muri wowe nta byiringiro na no kwizera, kuko Imana ikorana no kwizera, niko umwuka wayo ukora. Ngaho rero reka tukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana. Duherukana turi kuganira urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere hepfo ya kuri 12, ariko noneho hano tugarutse mu bice byaho 6. Twumve ijambo ry'Imana uko riri kutubwira ko dukwiriye kwizera. Reka dusenge. Mwami Yesu, turakwizeye n'ubundi, turakwizeye yuko ibyo tubwiye byose ubishyira mu bikorwa kandi ukanabisohoza, ari mu izina rya Yesu, amen. Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa 6 ari kuvuga ngo ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu utizeye ntacyo azabona, nta n'ikimana izamuha, nta n'ikizamukorera. Mu bantu bagize kwizera batubereye icyitegererezo gikomeye harimo Aburahamu. Aburahamu yamaze imyaka myinshi nta rubyaro afite, ariko kuko yakomeje kwizera Imana, kuko yari yaramuhamagaye ari mu muhamagaro mwiza, yizera Imana ku rugero rukomeye umuntu atakwiringiraho atanakizera. Uko mu rugendo rwe n'imyaka yamaze yahuye n'inzara, yahuye n'ubushomeri bukomeye, akubitwa n'ubuzima, yibaza uko azabigenza. Areba hirya, areba hino, areba uburyo ataye Setera, areba ukuntu ajyanye n'umwana wa mwene nyina ari we Loti, yibaza ubuzima agiye kunyuramo, biramushobera, ariko agira kwizera gukomeye, yumvira Imana. Aravuga ati Imana, icyo uzambwira cyose nzagikora, aho uzantuma hose nzajyayo. Ese wewe wibuka kubahiriza icyo Imana yaguhamagariye ngo ugire kwizera ku murimo Imana yaguhamagariye, kuko ariwe uzahemberwa? Ni uburirimbyi, ni ubupasitori, ni ubudiyakoni ndetse n'ibindi. Hari icyo Imana ishobora kuguheraho umugisha, gukiranukira Imana, byose turabizi. Muzika Imana yemera ko tuyikiranukira kugira ngo iduhe umugisha, ukayereka imirimo, ukayereka icyo wakoze, ukayereka imbaraga zawe. Niyo mpamvu rero ijambo duheruka kumva ryavuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Na Aburahamu yarageragejwe cyane, byari bikomeye mu rugendo, kuko yari yikoreye umutwaro ukomeye. Yagiraga abagaragu n'abaja, akagira umwana wa mukuru ari we Loti, bigatuma mu rugendo rwe rwose aremererwa, ariko arihangana, avuga ngo ibi byose Imana nibigena, nizampa umugisha, nizampa ibyo kubeshaho abantu bose ndi kumwe nabo. Urugendo ararukomeza, aragenda pe. Imana ikamubwira ati genda. Agera i Kanani, arahatura. Biba ngombwa ko urugero yagurishije n'umudamu we ku mwami, aravuga ngo uyu ni mushiki wanjye, ariko ari umudamu we. Ariko Imana yanga ko umudamu we akorwaho n'umwami, iramubonekera mu nzozi, kuko Aburahamu yizeraga Imana ku rugero rukomeye. Imana ibonekera uwo mwami iramubwira ngo mbese ntuzi ko uwari umuhanuzi wanjye wajyaniye umugore? Aburahamu, nuramuka umukozeho azagusabira, ibibazo bizakuzaho, uzahura n'ingorane, ariko nutakora ku mudamu we azagusabira umugisha, nanjye nzawuguha. Wumve ko harimo abantu badusabira ibihano bikatugeraho, hari n'abadusabira umugisha nawo ukatugeraho, ariko ibi byose bikorwa no kwizera. Utazakora ku muntu wasizwe cyangwa se ku muntu w'Imana ukabona uhuye n'ingorane ntiyatagukora cyangwa agira icyo avuga. Icyo nashaka kukubwira uyu mwanya, nakubwiraga ngo ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya. Ni ukuvuga ngo icyo urasaba Imana cyose ubikorere mu kwizera, ntushidikanye. Bya bindi by'Imana yakubwiye na bya bindi byose byo wayisabye, noneho ongera kwizera, ongera ugire kwizera, Imana ije kukugira neza. Urukona ko Daniyeli yagize kwizera, aravuga ngo njyewe uyu mwami ibyo bavuga byose ndyanegeka byose, sinzigera nubarira Bayali, nta kintu na kimwe nzigera nkora Imana itabimbwiye. Arinda ajugunywa no mu rwobo. Yemwe ibirego bamuregaga byose
arihangana arakomera ajugunywa mu rwobo. Ariko igihe kigeze umwami abura amahoro, aragenda ahagarara iruhande rw'urwo rwobo rwarimo intare aho bajugunye Daniyeli, azi ngo zamuriye zamwishe. Amuhamagara ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa. Daniyeli ati karame mwami. Ati yewe, ati vamo. Ati ngewe mugaragu wawe nta cyaha kindiho, nta muntu nahemukiye, ahubwo mfite kwizera Imana yo mu ijuru, njya nubaha cyane. Bituma avamo ari muzima ntacyo yabaye, kuko yarizeraga ku rugero rukomeye. Kubw'ibyo umwami aravuga ngo mwizere Imana ya Daniyeli. Nuko rero nawe tuzizera, tuzakwizera, tuzumva ko nawe Imana iri muri wowe. Mu gihe muri kwizera ko dufite nawe n'ukongeraho kwawe, kuko Imana yaguhaye ububasha bwo gusengera abarwayi bagakira. Imana yaguhaye ububasha bwo gusabira abantu umugisha. Imana yaguhaye ububasha bukomeye bwo kunga ingo ukazikomeza, ukazisabira umugisha abantu, ukababera icyitegererezo cyiza. Ubwo ibyo nubikora natwe tuzanezerwa, tuzishima, tuzakugenderaho. Ariko niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo ariko rero usabe wizeye. Ijambo ryatubwiye ngo uzi ko nawe Imana ikumva iyo uyizeye. Imana irakumva iyo wayizeye. Akira neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen.